ibibazo bikomeza kuba ibibazo nkomeza gutekereza nkarebe se mfite urugo se mfite umugabo se arahari bimeze bite nkatekereza nkongera ngatekereza nkavuga nari kubundi binabivuyemo nakwigendeye ko Kigali nacuruza gututuntu tukagenda kandi nkatunga abana ko byagendaga gutya kandi nkabaho nabivuyemo urundi ruhande nkavuga ngo se sinaba mbaye umugore w'igishegabo avuga se nsohotse umugabo akabona ndagiye ntiyavuga ko ndi umugore w'inkunguzi ntegereza kuvuga ko kureba ko umugabo wanjye azangirira impuhwe ngo arebe ubuzima mbayemo kuri uwo musozi basa tugirira impuhwe cyangwa zigirira abana ndabitegereza ndabiheba ndende ubwo nabyarira n'undi mwana wa gatandatu muri iryo shuri n'ubundi akaza agatera inda agahita yisubirira i Kigali kandi ntazamuhamagara ngo igikoma cy'umwana ntazamuhamagara ngo umwana tuzamwambika iki ntazamuhamagara ngo nkeneye igitenge wapi komeza wirwane mbese nabayeho sinzi ukuntu nanabisobanura ariko ni ibintu utabona uko ubwira abantu kubyana abana bangahe twaje kubyarana abana 8 abana 8 muri izo nzira agutera inda akagenda antera inda akagenda mbivuyemo ndagiye ejo akagaruka ndagarutse akagaruka atagarutse ngo amfashe mu nshingano akongera akagenda muze gutandukana gute rero niba mwaratandukanye cyangwa muracyari kumwe biracyameze gutyo hanyuma aho hantu nahabyariye umwana wa gatandatu maze kumubyara none ubuzima burankaranga pembo nabana banjye bagiye no kurwara bwaki ndavuga ntese ubuko nkumbuye umugabo wanjye naramukumburaga jera naramukumburaga ariko nta burenganzira nari mfite bwo kumubona kandi ari uwanjye nabayeho mu buzima bwo gukumbura umugabo wanjye wamukumburaga gute utarakoreye kagura urukundo na rimwe komera nito komera uko byagenda kose umuntu mwabyaranye naje kumukumbura cyane noneho numva ndamukumbuye cyane inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano mase kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo unyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ko muri ubuzima twizere ko mumeze neza muri hose atandukanye kandi mukomeje kugenda muhirwa n'ubuzima mukomeze kugenda bubahira byanze bikunze nkuko mubizi iyo ni cyanga hato turi ku nkuru iri very sensitive cyangwa inkuru isa naho idakwiye kujya kuri kamera bitewe nuko uwo muntu aba afite byinshi bidatuma nyine twemera ko agaragara cyangwa nawe yemera ko yagaragara yego tubikurikire gutya ariko mbere ya byose gukurikira inkuru yanjye mubanze muze hano muri Igasabo showroom tubaye ibikoresho byiza byo mu nzu ndabizi ko abenshi mumaze kubamenyera muza munatugana mukomeze muze rwose mugana muri Igasabo showroom tubaye ibikoresho byiza byo mu nzu intebe nziza amasala manje ibitanda byiza wohamagara 0788 0777 ubundi tuguhe ibikoresho byo mu nzu byiza. Nitwa RWEME Mbabazi ndi kumwe n'umudamu ahangaha tugiye kuganira ku nkuru y'ubuzima nkuru y'urushako ibyahuye nabyo bitari byiza ariko uyu munsi navuga ngo byakwigisha buri wese uduteze amatwi. Yitwa Anita iryo zina tumuhaye tugiye kuganira kuri byinshi ku by'ubuzima. Anita tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Na mahoro. Ashima Imana. Ukomeze wishime rwose. Uravuga ngo mu byiza no mu bibi tujye dushima Imana. Buryo ubuzima burakomeza iyo dushima dufite guhumeka tujye dushima Imana. Kuba duhumeka byo n'ubukire bukomeye.
kuko hari benshi bashobora kuba bafite ibifatika twebwe tudafite cyangwa tutarebesha amaso, bo bari bazi ko bafite ariko babuze ubuzima. Ego nibyo tuba tugomba gushima ku bwacu twebwe. Turashima Imana. Anita, ufite inkuru y'ubuzima tunihuta wenda kugira ngo abantu tutabicisha amatsiko nawe ubwawe nyine uruhuke uvuge inkuru yawe yakuzunze umutima. Tugwaye ikaze mbere na mbere utubwira inkuru yawe. Murakoze, reka tubanze dusenge. Mana ndagushimye, amasaha ndaguhimbaje kugira neza, uri Imana y'amahoro, uri urukundo, uri umutabazi, uri umufasha, uri ibyiringiro byacu nuhimbazwe. Aya masaha duciye bugufi nk'abana b'abantu, tugushimira ko twemereye guhura kubonana, tugushimira ko duhaye uyu munsi w'umugisha. Turagushimiye rero ko ari wowe wawuteguye. Nyemerera ubane natwe magambo yose tugiye kuvugira aha hantu, ubane nanjye, unyobore, ungirire neza, kandi uha umugisha abantu bose bateze amatwi iyi nkuru, abantu bose biteguye kumva ikiganiro kugira ngo nabo bahe umugisha aho bari hirya no hino. Turasenze rero ngo uze utube hagati, ubane natwe tuyobore muri byose, kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu myambaje nizeye urakoze. Amina. Amen. Yego Anita. Karame. Nuko rero byagenze gute? Hanyuma inkuru yanjye uriya ndahera mu gihe cy'urushako. Wenda uri Reka tubariho duhera. Tubariho duhera. Hanyuma gato inyuma gatoya ndi umukobwa najyaga nsaba Imana ndi umwana. Nkasaba Imana urugo, nkasaba Imana kuzampa umugabo, nkasaba Imana kuzandinda mu bihe byanjye by'ubwangavu, ko najyaga ndeba abantu benshi bandagaye bagatwita inda, bagakora ibyaha, bagakuramo ibintu bitari byiza. Bintera kwegera Imana no gusenga Imana, ndayibwira ngo Mana, mu bukumi bwanjye uzamfate, uzandinde kwandagara, uzandinde kwandavura, uzandinde kubyara umwana uzitwa amazina. Hari amazina menshi usanga abana bitwa bavutse mu buryo budateguwe. Ayo mazina bamwe barayazi. Noneho ku musozi nari ntuyeho hari abari barahuye n'ibyo bibazo byo kubyara abo bana. Nakumva ukuntu babahamagara bikambabaza, rero bintera gusenga ngera Imana ngo uzandinde kwandagara, uzandinde kubyara umwana uzitwa ayo mazina, uzabane nanjye. Rero nageze mu gihe cyo gushaka umugabo, nshaka umugabo numva niteguye kubaka, numva nshaka kubaka, ariko nza kwisanga uwo nsanze ngo twubakane we atabifite muri gahunda. Biba ngombwa ko nisanga ari nkaho ari jyewe nyir'urugo, urugo ruranshanga. Nyine ntangira mpura n'ibibazo mu rugo, ariko nkihangana. Ukwezi kwa mbere rwabaye urugo rwambereye amayobera. Urumva ni urugo narishingiye, nyine ntago nakoze ubukwe, ariko nkaba naranarwinjiyemo bitewe n'ibibazo runaka byatumye nishingira. Nyine muri ibyo bibazo harimo ubuzima, harimo kuba nari maze kubura umubyeyi wari umfatiye runini ariko umfasha mu by'ubuzima. Maze kumubura numva ko nta hanjye hasa naho harangiye, njya gushaka muri ubwo buryo kugira ngo nanjye nubake urugo rwanjye cyangwa nubake umuryango. Hanyuma urugo ndugezemo rero rwambereye sinzi ukuntu, hari umunyarwanda nigeze kumva akoresha imvugo ivuga ngo akasamutwe, nanjye rwambereye akasamutwe. Hanyuma nisanze ndimo mu urugo rumbera nka filimi. Uyu munsi umugabo akaba yantaye, hacamo nk'amezi 5 akagaruka. Mbaho muri ubwo buzima, nsama inda ya mbere. Maze gusama inda ya mbere twabaga i Kigali. Arambwira atari kuzi ko ati nta bushobozi mfite bwo kugutungira muri uyu mujyi. Aramfata nyine anjyana ahandi hantu mu ntara, nyine ansohora mu mujyi turagenda, kuko numvaga ngomba kumvira umugabo wanjye ahanjyanye nkajya aho ngaho. Naragiye aho hantu ahita hansiga, ni mu mezi 5 ubwo twari tumaranye. Maze kuhansiga mpaba jyenyine, nari maze gusama inda.
inda mbana nayo ndi jyenyine, akanyereka ko ari muri uyu mujyi wa Kigali yagarutse gushakisha ubuzima, ariko mu by'ukuri ntago ariko byari bimeze. We yari yifatiye ubwe buzima. Urumva mu gushaka, mbonereho mbanze mbwira abantu aka kantu, buriya urugo ruraryoha, urugo ni rwiza. Nubwo wenda ndi kuvuga iyi nkuru, ntabwo ndi uwo guca intege abantu ngo mureke gushaka. Urugo ni rwiza, ruraryoha mu gihe bitewe na ba nyirarwo, bitewe n'uburyo baruteguye mbere yo kurwinjiramo. Urugo ruraryoha. Nuko rero nanone rukaba rubi bitewe n'akavuyo mu rwinjiranyemo mwebwe babiri. Rero urugo rwacu ntabwo rwabayemo ikintu cyo guhuza, rwabayemo ibintu byo kudahuza. Ubwo ndagiye mbaye aho hantu, narahabaye mpaba igihe kitari gitoya. Mutwara arakomeza aba hano muri Kigali, nyamara mu kuba i Kigali ntabwo yahabaga byibuzwa ngo yaranyoherereza akantu runaka nk'umuntu urimo ukora. Nabayeho muri ubwo buzima bwa jyenyine, ngera ubwo mbyaye umwana wanjye w'imfura, mubyara nibana ndi jyenyine mu buzima bugoye, ndetse naranahuritse mpura n'ikigeragezo cyo kurogwa, ariko Imana irandinda kubwo umugambi wayo yari mfiteho, ndetse yari ifite ku mwana. Narabyaye rero, maze kubyara ndakomeza ndarwara cyane. Yari indwara itavurwa n'abaganga, abaganga birabayobera, bayoberwa ibyo ndwaye, ariko nza gukira kubera gusenga. Amasengesho niyo nakiriyemo. Hanyuma umwana amaze kugira amezi agera muri 6, byabaye ngombwa ko uburwayi bwongera busa naho bugarutse. Ngaruka muri Kigali, Mutwara aranzana. Maze kugera i Kigali turahabanye, ariko tubana, akajya ambwira amagambo, agakunda gukoresha ijambo rimbwira, akambwira ariko ati nzakubabaza. Ati nzakubabaza. Nkamubaza isi uzambabaza gute? Ngo uzi ko ngo ngiye kujya ngukubita ngo inkoni kandi itagaragarira amaso y'abantu. Sinabyumva neza. Akajya ambwira ko azambabaza ubuzima bwanjye bwose, simbyumve. Ndakomeza intego yanjye numvaga ari yo kubaka, nkumva niyo kugira ngo dufatane amaboko twubake. Twari tumaze no kubona umwana, nkumva tugomba kuba bugufi bw'umwana wacu tukamurerana. Noneho nari nshimye Imana yuko turi kumwe n'umutware. Rero ntago byaje kuba byiza. Yakomeje kujya ambwira ayo magambo, akambwira ati nzakubabaza. Tumva ati nzakubabaza. Ati buriya rero, ati nagushatse nzi yuko ufite n'amafaranga, nari nzi ko ukanzamura mu buzima. Ati none nasanze ati bitazavamo. Noneho rimwe nkumva ijwi rimbwira ngo se uru rugo warusohotsemo urabona ibi bintu bizakunda. Ko yambwiraga ati ibi bintu rega ntibizavamo. Ati ntago bizavamo. Nibyo navuze ko urugo rutegurwa mbere yuko abantu barwinjiramo. Iyo mwaruteguye mukarutegurana, mwinjiranamo imbaraga. Izo mbaraga iyo muzinjiranyemo zibashoboza muri byose. Niyo muhuye n'intambara, muba mufite uburyo ki mwabanje gusengera n'urugo rwanyu, muba murufite mu maboko. Rero twebwe ntago twabanje urugo rwacu sinzi ukuntu nabivuga, ariko urugo rwacu nta nubwo twabanje kurusengera. Ntago rwari rufite fondasiyo. Ubwo rero narakomeje ndihangana. Noneho ubwo urumva nari mfite akana k'agahinja, ndacyafite ibintu by'ibikomere ukuntu. Kuba narabyaye naranahuye n'ibibazo by'uburwayi, nabyariye uwo mwana mu burwayi bukomeye, ariko ndamubyara kubera Imana. Hanyuma akomeza akajya nshenga ukuntu, akambwira ati rero ati mbona bitazavamo. Rimwe nkumva ngiye gusohoka mu rugo, irindi jwi rikambwira ngo ese nusohoka uragenda uri umukobwa, uragenda witwa iki? Nkahita nibuka icyo nasabye Imana. Nkibuka ko nasabye Imana ngo uzandinde umwana uzagira umubabaro arerewe ahandi. Avuga nti Imana ngiye kurwana urugamba, ariko ndurwane ndi mu rugo rwanjye. Ntago byatinze rero umwana wacu agize amezi 5, nahise nongera ndatwita. Mpita ntwita indi nda ya kabiri. Kuri iyo nda ya kabiri rero niho umugabo wanjye yanyigaragarije neza.
atangira kumbwira ati rega ati ibintu byo kubana nawe ati ntago birimo ati je nimenyerereye ubuzima bwo kwiberaho nk'umusiribateri ntago ibintu byo kubana n'umugore n'abana ntago mbyumva ndamubwire se uragira ngo bigende bite uragira ngo nkore iki uragira ngo muri make wumva bimeze bite mwambwira ati ariko nshaka kujya iwanyu nkongera nkakubita agatima hibuka yuko ku musozi hari abana bitwa amazina nkasanga na wa wundi wanjye azitwa gutyo nkanatekereza ko ntwita undi wa kabiri ndavuga ntubu ngiye gushinyiriza nemere nshinyirize umwana wanjye murere n'uyu ntwite nzamurere ariko mpamye hamwe byibuzwa umugabo wanjye ajya baho hafi ababibonye babone ko ufite umugabo nubwo byagenda gute ariko abana nabo mu kumenya ubwenge babone ko bari kumwe na papa wabo narakomeje nyine ndashinyiriza wa mwana wa kabiri nawe aravuka amaje kuvuka umugabo arambwira ati rero burya hari ikintu nari ntaragukorera atungiye kugukorera ikosora ati ariko ntwite iyo nda akajya nsonzesha akanyuma ibyo kurya yaracuruzaga pe kuko muri icyo gihe natwisemo iyo nda cyari igihe mu mujyi wa Kigali amafaranga aboneka ubu nubwo turi mu bihe bigoye ariko hari igihe amafaranga yari ahari Kigali rero amafaranga yarabonekaga yari umucuruzi acuruza amafaranga mbibona ko rwose yafite nta mwaka ibirenze ariko basi n'utworoheje ntubone basi ndengere ubuzima arangije rero atangira kunyima iposho anyima ibyo kurya ndasonza niko inda ya kabiri ari inkuru ndasonza ngera ku rugero rw'uko mama yamenye ko nshonje akajya ubwe ajya guca inshuro akanyoherereza ibintunga ngo iyo nda itazavamo ukomere ukomere uraruhuka abita yego murakoze hanyuma yabonye ko bitahagije twari turi mu nzu ntoya azana umuvandimwe we araza tuyibanamo murumuna we mushiki we yari inzu ya chambrette araza tuyibanamo hanyuma aho kugira ngo mbe navuga ngo hakenewe iki mu rugo yabazaga umuvandimwe ati ni iki kibura kamubaza se uyu munsi dukore dute urumva twateka iki niwe yabazaga kandi nari mfite inda mfite n'akana k'agahinja nakoze ako kana k'agahinja urumva kari kakiri gato nasamye kagize amezi 5 kari gato nagombaga kugira utuntu two kukitaho nk'umubyeyi hari ibintu ababyeyi baba mama bamenyera abana abapapa baba batazi cyane rero nagombaga kugashakira utuntu tukunganira kuko nahise menya ko ntwite ngakora kwibere ngo katazaba nabi hanyuma umutware nyine mu guhaha kwe yahahaga ibyo umutima w'umuvandimwe ushaka ntago yarebaga ibyo byewe wenda nkeneye cyangwa ngo arebe ku nyungu zo ntwite n'undi kosa oya rebaga ku nyungu za bombi bonyine rimwe akanabiza nibyo bateguye ntitubishobore kubirya sonzana uwo mwana ndi munda ngera ubwo nzajya numva ndi gutitirira ahantu nicaye nwite umwana arasonza n'uwo ucutse uwo nguwo nyine wari imfura ndangije ubwo mbona ngiye kuzasara nkumva ubuzima ndabwanze nkumva ubuzima burabishye nkumva natoroka nkagenda numva ndiyanze ntangira kwireba nkibura ntangira kwibuka hanjye hahise ntangira kwifuza kongera kuba umukobwa kandi bitagikunze hanyuma umubyeyi wanjye akajya ambwira ati rero mwana wanjye ko naje kubimuganirizaho pe nari mutoya mu myaka nari ntarakira neza ibintu byo kubabara
byo kubabazwa nza kumuganirizaho ko umubyeyi wanjye namwisanzuragaho kandi akangira inama. Nza kumuganiriza arambwira ati rero umwana wanjye aho kugira ngo uzapfe he ku mwana uze ngiye kugushakira amafaranga y'itike ubundi uzanzanira ko kuzukuru kanjye kandi n'uzabyara nzamucira ishuro ndacyafite utubaraga. Mwana wanjye muzabaho icyo nzarya nicyo muzarya. Bitekerezaho numva hoya numvaga nariyemeje kubaka, numvaga nariyemeje nyine gushikama nkarerera abana banjye ahantu bari kureba papa wabo wababyaye. Komera Anita, komera, banza ufate imbaraga, soma ku mazi, fata imbaraga ubundi dukomeze inkuru, sibyo? Uyivuge isohoke igende yose. Yego, courage no kundi muntu uri guca mu bikomeye nk'ibyo Anita yaciyemo n'uyu munsi ari gucamo kuko ntabwo yaciye mu kintu gipfa kukurangira mu buryo. Yego Anita, komereza. Naje gusonza ndasonza ngera ku rugero nzajya numva umwana urabona nk'imodoka igiye guhaguruka kuntimera uko nibanza kugira nyine gufata umurego ukumva yuko hari ukuntu umwana wanjye nawe yafataga mu nda wenda yasaga hari naho yabuze ikintu afata nkumva ari kwirukamo akajya agiramo ukuntu akamera nka ya modoka umuntu ari gukatisha agira vora kumva yabuze hari ukuntu yashakishaga hari nkumva sinzi ukuntu bimeze nko kubona nko gucomeka insinga ukabona zibaye nk'izikoze siriko, numvaga ari nka siriko iri gukorwa muri jewe. Ndagenda ndasonza mbura igikoma, yewe nageze naho nifuza ntiwama n'ikitagira isukari. Umwana se waje kumwohereza twihuse? Oya naramukomeje turakomezanya ubuzima, hanyuma nze nihute nza kumubyara. Imana iramfasha mubyara neza, maze kumubyara ndakomeza ubwo buzima ndakubitika, ariko maze kumubyara nza gutekereza ndavuga ariko buri ubundi umugore atari kumwe n'umugabo cyangwa umugabo yarwaye mu gihe muri kumwe wowe ntiwamufata amaboko. Ntekereza ko umugore atari kumwe n'umugabo hari ukuntu yabaho. Ntekereza ko umugabo igihe yarwaye ari kumwe n'umugore, umugore nawe hari ukuntu yakwita ku nshingano. Ndahaguruka rero nshakisha uburyo mbona igishoro. Nari nkimara kubyara ntaramara n'icyumweru, ambwira mama wanjye ndamubwira rero nshakishiriza uburyo nabona 600. Arabinshakira arabinyoherereza 600. Nahise mbifata twaduhinja tubiri nkadukingirana mu nzu nkagenda. Urumva uwo muvandimwe we wari uri mu rugo we yahise amwigisha mwinjiza mu kazi, kuko akazi yakoraga kari gafatika, byari ibintu bifatika. Yahise amwinjiza mu kazi amwigisha gukora. Nanjye icyo cyifuzo nari ngifite, nkategereza kurakwa nyigisha uburyo bwo gukora ngo dufatanye urugo, ariko nkabona ntashaka kubinyinjizamo cyangwa ntashaka ko ngira ikintu menya cyaza nteza imbere ejo hazaza. Nyamara numvaga ko tugiye gufatanya tugafatana amaboko. Rero mbona ahubwo we n'umuvandimwe we nibe bajya inama kuri buri kimwe. Rero naje kubona ibyo 600 mpita ntangira nkingirana abana. Maze gukingirana abana nkagenda nkajya muri Nyabugogo nkarangura, hari isoko ryitwa Umuteremuko ku Muhima. Nkarangura utwenda, imyenda yariho zigura makeya, narangiza nkahita nkomeza nkajya mu mujyi i Nyarugenge gutemberezayo, babyita kuzunguza. Nkagenda nkabanza nkoza abana namaze kuturangura, narangiza nkabona ko basinziriye, nkabona ko bari buryama ahantu hatari bubatera ikibazo, ubundi ngakinga inzu nkagenda mu buryo bwo kugira ngo ndebe ko mbona n'igikoma basi cyo kunywa, kuko narisigaye nose umwana nkumva nabuze amashereka. Ndagenda ngendana n'Imana
naranguye imyenda y'amajipo, ndibuka ko naranguye amajipo 6, imwe nayiranguye 1000. Nyine imyenda yari iriho yarabonekaga n'amafaranga aboneka. Ndazamuka, mu kugenda nagendaga nsusumira kubera inzara. Kabaye igisereri mfata, nkabona umuntu umwe nkamubonamo nk'abantu 4. Ubwo abandi bari gucuruza nkagenda nkashaka ahantu nicara kugira ngo numve ko ngaruka muri mutu. Hanyuma naza kugarura agatege nkongera ngatembera nkacuruza. Nk'ijipo naranguye 1000, nkabona umukiriya araje ampereje 2500. 2 5, jipo 2 5. Akaba yigiye ncuruza 2, akaba yigiye ncuruza 3 cyangwa 1, ariko icyo nifuzaga nkaba ndakibonye. Iyo namaraga kubona ko nshyiriye amafaranga ndi bugura igikoma, nkagura agafi k'umwana uri ucutse, hitaga manuka. Agenda nyine nkateka agakoma nkakanywa, ubundi imbaraga zikagaruka, nkonsa n'umwana nkabona ubuzima burakomeje. Ntabwo rero ubwo buzima nabayemo bwigeze bugira ikintu bumubwira mutware wanjye. Natangiye gucuruza, none ahitambwira ati rero atubwo wahagurutse nyine wagiye gukora, atubwe inshingano z'urugo ugiye kuzimenya. Yego. Muri make icyo nahahaga twese twaragisangiraga n'ubundi nkuko turi umuryango. Ubwo rero nakomeje gutyo ndakora, ngera ku ntera, Imana inzamura mu ntera, ngera ku gihe ntangira kujya ndangura akabaro k'imyenda. Utera imbere. Ntera imbere. N'urugo rwanjye rugenda ruzamuka, nzana umukozi wo kujya yita ku bana. Noneho kuko numvaga mfite ingufu zo kumuhemba. Nanjye rero ubwo nahise mva mu byo kuzunguza cyangwa gutembereza, ko mu gutembereza harimo kwirukankanwa, kandi urumva nabaga mfite ibibazo by'isereri ngenda nzungagurika, ku buryo iyo sereri na n'ubu hari igihe mfata. Noneho mbafashe ikibanza aho mu isoko ryo mu Muteremuko, ntangira gukora, ntangira kwiyubaka, ntangira kuba umugore wagura agakoresho mu nzu kadahari nkakagura, ntangira kuba umugore wagurira umwana imyenda, ubuzima burakomeza. Hanyuma nihuse naje kubyara umwana, gutwita umwana wa 3. Amaze gutwita umwana wa 3, ubwo ndacyari kumwe na wa muvandimwe we, turacyabana. Umwana wa 3 ndamubyara. Muri kwa kumubyara arambwira ati noneho ubingiye kukwereka uburyo nakwemereye ko nakubwiye ko nzakubabaza ukababara ubuzima bwawe bwose, ntago wigeze ubyumva. Ungiye kugukina agakino. Nagiye gukingiza umwana, namukingirije ku Muhima, ndagaruka ngarutse nsanga koko bankozaga filime. Ngeze mu rugo aho twabaga mbona ariko yanzu nabyariyemo wa mwana wa 2 siyo twari tukibamo, twari twarimutse turi mu yindi cyumba na saro. Noneho nje nsanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu mvuye gukingiza. Ndavuga ntahari wenda twimutse, ntawamenya, mbona nta kintu gihari, mbona ibintu byose babitwaye, yewe na matera yo kuryamira ibintu byose ntabihari. Noneho naje kwicara ndamubaze, se turimutse, mwateguye kwimuka? Ntabizi, ntago mwambwiye. Ati wapi, ati yewe nta gahunda yo kubana nawe rega mfite. Ati narakubwiye ngo jewe nta gahunda yo kubana n'umugore hano muri uyu mujyi n'abana. None rero ndashaka kujya iwanyu. Ndamubwire si wacu ndahajya, kubizi nubwo twahuriye hano I Kigali, urabizi yuko iwacu ntibakuzi, urabizi ko nta umuntu wese aba afite uko yateganyije, nta kantu namba nateganyije, basi nzatungisha abana bawe. Nawe ntacyo wamfashije ngo tugire icyo duteganya kizatunga abo bana mu gihe wumvaga ko tutari kumwe mu buryo bwo kubakana urugo. None ndajya iwacu mu buhe buryo? Urumva narakabyeyi n'ubundi ndiho nkorogwa n'isereri ukuntu kubera gusonza n'ubundi.
ubwo arangije arambira ati giye nafashe umwanzuro ntanarangije akira inoti 5,000 ugenda ujya iwanyu. Nongera ndatekereza nibaza ubwo buzima bw'abo bana, ndibaza mama w'umupfakazi, ndibaza ndabikurura mbona ntago byavamo. Burya rero iyo umuntu yamaze gutegura, mbere yo gutegura umushinga, iyo umuntu agiye kuwinjiramo arabanza umushinga we akawukunda. Numvaga nkunze abana banjye mu buryo kinana bapfira ariko bakabaho batandagaye. Ndavuga nti rero ntabwo ndi butahe, ntabwo ndi bugiye mu rugo. Arambwira ati fata 5 narangije byarangiye cyangwa uru rugo ndugutema. Ndamubwira nti rero twarakodeshaga nyine, ndamubwira nti nukuri ntabwo ndi butahe, ntabwo ndi bujyana abana mu cyaro, ntabwo ndi bujye kurushya mama yaravunitse bihagije na nisaha niwe wampaye fondation kugira ngo mbone ikintu nkora, none sinjya kurushya mama, reka nkamirikire hano ndera abana banjye, niba wowe bidashobotse ubwo nyine nuko bimeze, ariko ngiye guhamahame. Ariko kubyakira nkumva biri kwanga, haturika nkarira, ndaturika ndarira, kukurira kwanjye ntibyagira icyo bimubwira. Ubwo mbaniye amaje umumama umwe wari waranyinjije muri Kigali ariwe wanzanye, ndamuhamagara, nakoresheje amaguru ngiwe mu rugo, ndamubwira nti ukuntu bimeze gutya, niwe wari wabanje kunderaho. Arangije arambira ati rero ukuntu bimeze, ati reka nze tugende. Araza aramubaza ati niko urabwira umugore ngo najya iwabo nta nkwano wahashyize ngo iyo nkigiye gukamirwa abo bana, iwabo uramwohereza iwabo ntuhazi ngo umenye ngo bimeze bite, urikuraho abantu bohereza ku mukecuru mu buhe buryo, ko iyo umuntu yabyaye aba yiyemeje no kurera uragira ngo bigende bite. Aramubwira ati rero ndabona wafashe umwanzuro. Aramubwira ati giye namaze gufata umwanzuro, nagenda ajya iwabo, ubwo icyo nzajya mbona nzamutungira iwabo. Muri make yari yanyirukanye. Ubwo mubyara wanjye, umumama yari mubyara wanjye ari we wanzanye i Kigali bwa mbere, arangije aravuga ati rero ati ngiye kumusubirana mu rugo nkuko yaje hari umukobwa, ndamujyanye sigarana abana bawe. Aravuga ati we ati hoya ati we mujyana, ati najyane n'abana, ati bajyanane. Aramubwira ati gumana abana bawe, ariko bwari uburyo bwo kumukangamo ko nanjye sinari kwisigira abana. Byarangiye rero umugabo yemeye, aravuga ati ntacyo basi reka dukomeze ubuzima, ati nta kundi nyine tugumaho. Agaragaza ko tugumanye, ariko kubabibona bakabona ko ahari ariko adahari, je mubona nk'udahari. Ubwo yakomeje kwiberaho mu buzima bwo kwitunga, kajya yirira restaurant, nkaburara wa mwana baragize gute abararwaye wa gatatu, amaze kurwara njya CHK, njya kumurwaza. Maze kugera CHK, urumva twadufaranga nacuruzaga dukoresheje mu buryo bwo kuvuza umwana ko yararwaye indwara ikomeye, nabaye amezi 3. Muri ya mezi 3 maze kugaruka mu rugo, nari narahasize umukozi, naje nsanga wa muvandimwe we twabanaga yarigendeye, nje nsanga nkimara kwinjira mu rugo. Ubwo ariko ndi mu bitaro, nategerezaga ko umutwara nsura, reka data nkenera amafaranga yo kwishyura ibitaro, ati byo uzabyimenyere ujya kwinjira mu mushinga wo kubyara abo bana waruzi no kuzabatunga. Ubwo abana baje guhinduka abanjye nyine, mba ko abana ari abanjye, ndabyemera. Amafaranga yose nari mfite nyakoresha muri ubwo buryo, nari narize uburyo bwo kwizigamira, utwo nazigamye ndatuzana nturiha ibitaro. Nuko mva mu bitaro nyuma y'amezi 3 ngeze mu rugo, nahinjiye umutware wanjye asohoka ngira ngo agiye mu kazi, kumbi aragiye. Nagize ngo nyine agiye mu kazi, ninjiye nyine tubisikana ngira ngo agiye mu kazi bisanzwe, kumbi aragiye, atangiye ubuzima bwo kunta noneho nyirizina. Nahise ntangira ubwo buzima bwo kwibana n'abana, ndakomeza mbwira Imana nti Imana rero mba hafi kandi unkomereho, undindire muri uyu mujyi mu bihe nk'ibi bigoye, mu bihe nk'ibi by'ubukene, undinde kwandagara.
ndashima Imana ko yambaye hafi ndongera ntangira ubuzima ntangira ku 60,000 icyo gihe ndongera ninjira mu kazi ndakora ndongera niteza imbere noneho ntangira kugura twa dukoresho twari twarakuwe mu nzu ntangira kubaka urugo bundi bushyashya yaragiye amara igihe kigera mu myaka 3 n'amezi ari hehe rero ntabwo nabaga nzi ngo ari hehe ntiyanasuraga abana hoya ajya kugenda gato nsubiye inyuma ndibuka ko wa murumuna wanjye naje wenda mu kwinjira mu mujyi narifite murumuna wanjye ninjiramo nza gukora akazi ngira ngo nge muri hiramenerivare ko yari umuhanga ngewe kwiga ndabyihorera nza gukora kugira ngo muzamure mufata amaboko wazige ko yari umuhanga cyane nuko murumuna wanjye rero yaje kwiga arangije ndamufasha ariga agera mu mwaka wa 6 ageze mu wa 6 bya bibazo by'urugo biba byikubisemo za mbaraga najyaga nkoresha zo kumwoherereza kamenerivare bisa n'ibihagaze kwiga kwe rero gusa no guhagarariye aho ahitaza aza mu rugo aje azamfasha abana kuko sinari ngifite ubushobozi bwo kuba nishyura umukozi byari bigoranye ndangije nishyura n'inzu ubwo abaraje aje kumfasha abana ajya kugenda rero aramubwira ati mwebwe yavuze ijambo ribi cyane ribi aravuga ati mwebwe abantu b'ibitsina gore ntago bajya babura uko babaho mufite ibintu bibiri mwakoresha avuga amagambo y'urukozasoni avuga ngo mufite amaboko mufite n'ahandi hantu mwakoresha hakabinjiriza sindi buhavuge arangije aragenda duhurirana gutyo aragenda amaze kugenda yibera iyo ngiyo arambwira ati ntago bishobotse kubana n'umugore Kigali n'abana aragenda abaho ngaho iyo myaka nyimara nyine ubuzima burakomeza mu ntambara zitoroshye mu buzima bwo kwishyura inzu ariko Imana iramfasha kuko n'amazu yaratarahenda cyane naje rero kwimuka mu byo nakoraga mu bijyanye no gucuruza imyenda Imana ikomeza nk'umugisha ngenda naguka ngera no mu byo gucuruza inkweto mba nimutse mwarya soko ryo kumuteremuko mba ngiye gukorera muri Nyabugogo muri gare nyirizina muri ari amazu yawo ntangira gukora birazamuka noneho akajya kurura makuru yanjye ariko je ntamenyaye akajya amenya uko mbese mu buryo bwo kungenzura kuko aho nkorera yarahazi akajya amenya uburyo ngenzuramo ariko wagahisha makuru y'ibyo akora agahisha akazi ke noneho aza kumenya ko nta kibazo mu rugo akana kanjye ka mbere mba ntangiye kugatangiza materineri k'imfura yacu kaba gatangiye materineri noneho yaje kugaruka mu rugo aragaruka yarabaye ukuntu nyine yarabaye nabi yarakennye Mana yanjye uramwemerera Cera nta kundi nari kubigenza kuko yari papa w'abana banjye yagombaga kuza nkamwemerera ariko nari nzi ko nawe ubwe aje koko yarahindutse ngo dufatanye urugo araza maze kuza yinjiye mu rugo nyine nk'umuntu ugaragara uburyarya bwinshi arabanza aca bugufa nsaba imbabazi ati mbabarira nakoze amakosa akomeye nagutaye mu bihe bikomeye rwose mbabarira dukomeze ubuzima yinjira mu rugo nyine turakomeza ubuzima akajya yirirwa yicaye mu rugo ngakora nyine akanga gukora akambwira ati gese ko nta gishoro ngira amubaze se amafaranga wajyanye bimeze bite mbese n'ubundi yagarutse ari wa wundi wo kumpima wo kunzunguza bimwe yambwiye ati nzakubabaza kandi nzajya ngukubita inkoni itazagaragarira amaso y'abantu kandi izakubabaza
iyo nkoni rero yarayinkubise, yabaye inkoni yo kunzunguza muri ubwo buryo, ibi inkoni yo kunsonzesha gutyo, ibi inkoni yo kuba wakwitwa umugore w'umugabo n'abakuzi bazi ko ufite umugabo kandi wowe ubwawe mu ruhande rwawe mu mirimo yawe ya buri munsi mu mibereho yawe ari nta mugabo uri kubona. Byabaye ibintu binguye bimbera urugendo rurerure ariko ndakomera nyine. Akimara kugaruka rero n'ubundi ntibyatinze arongera ntera inda. Iya kane. Inda maze kuyisama n'ubundi amenya ko inda nayisamye. Ubundi iyo yamenyaga ko nasamye inda yarebaga ahantu ahita anjyana akanta aho hantu nkazarinda mbyara. Yatinyaga inda cyane. Sinzi niba ari inda. Yatinyaga abana, yatinyaga inshingano, ni inshingano. Noneho nkazarinda mbyara, namara kubyara akagaruka cyangwa naba nabyaye uwo munsi akagenda. Ubwo rero nasamye iyo nda ya kane, nimaze kuyisama noneho amfatira mbarigo arambwira ati rero amafaranga ukorera amenye ko nasamye, arambwira ati ugiye kujya ukora unzanira amafaranga uyampereza, umenye ko ndi umukuru w'umuryango, umenye ko ari jye nyir'urugo, jya ukora umpereza amafaranga, ukora uyanzanira, menye ngo amafaranga wakoreye naya, hasohotse aya, wahahishije aya, ayo tubitse naya. Adakora yicaye. Adakora. Yewe rimwe akanahaguruka akanagenda nka mu gitondo akagenda akagaruka nimugoroba ariko utamubaza n'isabune mu rugo. Nuko ndamubwira nti rero nza kubitekerezaho, ntekereza urugendo mazemo igihe nizengurukaho jyenyine, ndavuga nti ibi bintu ntabwo byakunda. Ndamubwire se mu mutware wanjye ndaguhereza amafaranga uri kunyaka urashingira ku cyuyanyaka, hari igishoro wampaye? Cyo narakimubwiye, ndamubwira nti nta gishoro wampaye ngo wenda uri kumbaza inyungu zacyo. Urambaza amafaranga mu ruhe rwego, urambaza amafaranga ushingiye kuki? Ati nuko bimeze, ati kuko abantu basigaye bambwira ngo wandenzeho, ngo uzajya usuzugura, ngo nta mugore watunze amafaranga. Mu by'ukuri nta birenze byo gusuzugura umugabo nari mfite. Nuko nyine we kuko mu myumvire ye yumvaga ari ibyo, sinagombaga kubimukuramo. Aravuga tugomba kuyampa. Ubwo rero kwa kumpimba ko kutampahira byanteye gukanguka njya kwihigira, muri kwa kujya kwihigira kwanjye ntibyamuha amahoro. Aravuga ati nabyo azabinsuzuguriram. Muri make yumvaga nahama hamwe akamponderaho hamwe, simpaguruke ngo nishakire ubuzima cyangwa sintekereze ngo menye ngo hanze bimeze bite, ngumaho muri ako kazitiro. Muri ubwo buzima bwose yashakaga, yafite n'abandi bagore se yinjirira? Nje nta bagore ntabo namushinja kubera ko je nta bihamya byabo. Twihuse se byaje kurangira bite Anita? Hanyuma twihuse ukuntu nyine uko inkuru se yaje kurangira y'urugo. Hanyuma naje kugenda, yaje kunyimura, aravuga ati ndategetse nkimara kubyara uwo mwana wa kane, ndategetse ninjye mutware w'urugo, ngwino aho nkujyanye ubari hujya. Aza kunkura mu mujya njyana ahandi hantu mu ntara y'Amajyepfo, ndabyemera. Ndagenda urumva akazi ndagataye, hamwe nakuraga ibirayi, hamwe nakuraga utwenda two kwambika umwana, ndahasize turagiye. Aho hantu hangejeje nahahita hansiga hita agaruka i Kigali. Agarutse i Kigali abantu ndahahondagurirwa, ndahasonzera, ndahakarangirwa, noneho n'utwenda twajyanye n'abana tudushiriraho turasaza. Twahamaze imyaka itari mikeya, tuhamara imyaka 9. Muri iyo myaka yose abantu bakanyita amazina bashaka. Hari wabo se nibura? Urumva yarabanje turagenda, tumaze kugenda ahita agenda nshyira iwabo. Yari yarambeshye ko afite mama we ariko ntawe yari afite, yari mukasi. Ashyira muri urwo rugo naruhuriyemo n'intambara.
abana banjye nta burenganzira bari bafite bwo gukinira muri urwo rugo dukingiranirwaho n'ubundi asa n'udushyize muri gereza ubuzima bwanjye buba busubiye inyuma bw'abana busubiye inyuma noneho si ibyo gusa mba ntangiye no kurogwa akajya banyibwirira ubwabo bati nudasohoka aha neza ari mukasese ubwe anyibwira ati aha niba waraje kunsungura simbizi nutasohoka neza uzahasohoka nabi ntuhamagare se umugabo wawe ngo umubwire Anita ntiwahamagaraga umugabo wawe ngo umubwire akimara kungeza aho ngaho nta rindi jambo nari mufiteho umugabo se yari asigaye akorera muri kondisiyo za bene urugo bamuhaye hanyuma bakajya bamubwira bati rero umugore aradusuzugura umugore wawe ni umushizi w'isoni bakamwibwirira amagambo banyuze mu gikari ntabizi umugabo aragenda biyo n'ubundi arahaba muri Kigali mba muri ubwo buzima ngera ubwo mubwira nti rero ngiye gutoroka ngende atuguzagenda ujye kwa soko kuko aho ngaho ni kwa data ati n'ubundi ugomba kwitwararika kuko aho ni kwa data ugomba kwitwararika icyo bagutegetse ukaba ari cyo ukora n'ukuri icyo bantegekaga naragikoraga pe kandi n'icyo batantegetse nkagikora nk'umwana mu rugo ariko icyo nkoze cyose ntibagishime hanyuma nza kubona ko abana banjye bashobora kuzahaburira ubuzima naje kurwara ndwara indwara irakomera indwara iranzengereza indwara itazwi abaganga barayiyoberwa nza gutumaho umutware ndamubwira nti rero ndumva ngiye gupfa ntago yigeze aza ngo arebe uko meze yagumye aho ndarwara ndarwara ndaremba ndwarira mu rugo rurimo abantu mu rugo twese twahuriraga mu rugo ariko nta n'umwe wo muri urwo rugo wemeraga no kwinjira mu nzu iwanjye ngo anarebe uko meze nkomeza mbaho ndi umuntu wahawe nk'akato wubakiwe akazitira ukuntu nuko mabukwe ubwo akajya akambwira ati rero kugira ngo nzamenye ko atari mabukwe ni ubwe wabinyibwiriye akubwiye ngo iki arambwira ngo erega ngo ntukantere isesemi ngo kubera yuko ngo na nyoko bukwe ahita amuvuga mu mazina aravuga ngo na nyoko bukwe nawe ngo yakundaga ngo kwigira umudayanzi ngo akigira umuntu ngo w'umutesi ngo nawe ngo byarangiye bitamuhiriye noneho nza kumubaza se mabukwe ninde ko narinzi ko ari wowe ngo ntukambere umukazana ubwo rero Imana ishimwe aho naje kuhava kubera Imana nihuse nza kuhava ariko mpava narangiritse mpava nararwaye mpava meze nabi ndahava ndagenda wava umugabo atabigizemo n'uruhare yewe navuga ngo ni imbaraga z'Imana zabikoze kuko nawe ubwe naramurebaga nkibaze se Mana uyu muntu aradutekerezaho basi aradukunda bimeze biti yashoboraga kuba yava i Kigali yaza akaza bo babizi ko ari buza ariko je ntabizi ko ari buzi urumva inzu zirarebana yaza nkaho yaje mu nzu agahita yitiraho kwa mukecuru akinjirayo saa 12 saa 5 zikagera zijoro atari yinjira mu rugo rwe namwiteguye nk'umugabo bikarangira n'ubunda nyinnye kaga filimi akambira ati washyanowe ryaje kuzengereza iwacu
wacu yavaga muri iyo nzu akaza yataye umujinya akaza ntuka akaza bya bindi nateguye ntabirye akavuga ati sinamenya n'ibyo wateguyemo ati mama yangaburiye ati nta kibazo mfite agahita aryama mu gitondo bugacya yagiye nkagira ngo agiye kuri tuwarete nkajya kumva nkumva ngo nigendeye ngo ariko nutisohoraho muri urwo rugo ngo nureba nawe uzahasohoka nabi. Hanyuma naje gusenga Imana ko twari twararwaye twese n'abana nahura n'abantu bakambwira bati yo bati nuko usigaye umeze bati hari ahantu uzahagumeze nabi. Naje gufata abana banjye turakururuka turagenda dusohoka muri urwo rugo turagenda tujya gushaka indi nzu bugufaho muri icyo giturage turayikodesha. Nuko nitwa umukazana w'ishyano ndabyemera. Aho hantu rero turahacumbika turahaba aza kuzaza duhari arongera amaze kuntera indinda ya 5 amenye ko ntwite n'imiryango imenya ko ntwite baratangira batura mugore wawe ntazakubeshyera inda twite si yawe noneho mpabwa kato nyirizina umwana aragenda umva baramuteraga nakiri mu nda bamwita amazina akiri mu nda bamindura nayo ya mwana akiri mu nda. Ariko nsenga Imana kuko narinzi ko ntacyo umutima wanjye unshinja. Umugabo bwakimara kumva izo nkuru ati umwana si uwawe nawe noneho yaragiye kwamira muri Kigali pe agumamo. Uza kuhava gutese ndashaka uwo mwana nawe naje kumubyara hanyuma waje kumubyara ukiri kwa mukase hoya iyo ndayindi nayisamye ya 5 narahavuye twaragiye mu icumbi. Maze kuhava rero mpageze nkwita iyo nda maze kwitwita noneho bazana ikindi kintu cyo kundundaho cyo kuvanga uriya ni maraya afite abagabo ararana ninjoro afite abandi yirirwana ku manywa. Bo ubwabaho babikuraga ubwo barahazi kuko uyu muntu yashatse kugusebya ntabwo ari cyashingiraho we afite aho ahera baba bafite aho bahera. Bundi wamutuzaniye ntitumushaka mu muryango uriya mugore ntitwigeze tumushaka habe namba ntabwo tumwiyumva. Baguhoraga ikiza bo barakizi ngayikomereza ntabwo nge nkizi ntabwo nkizi ubwo rero bo barakizi. Noneho umugabo nza kuzamuhamagara ndamubwira nti rero ntiburya ndatwite ngo subwe ibyo uvuga ni ibiki ngo twite yande. Rero kwa kundi yazaga kaza shoboraga kuba yaza kwa 6 ninjoro akaza ntiyagira umuntu wo ku musozi ubimenya ko umugabo yaje. Ibintu bavugaga byari binafite ishingiro byo kuba bavuga ngo iyo nda niyo nakuye ahandi gutyo uretse yuko nta naho bari bamfatiye ariko n'umugabo ntibamubonaga babonaga ntwite. Ubwo rero bugacya yongeye yigendeye ntawe umurabutswe bikaba ari ibanga ryanjye ry'uko ntwite indaye ari jye ubyiyiziye nawe yagera ku rundi ruhande akabihakana kavuga tutwite yandi ntwite yawe ati bizagaragara. Ubwo rero naje kuzabyara umwana ndamubyara ari umwana muzima mubyara ari umwana usa n'umuryango wabo Imana y'ubwayo yitangira ubuhamya. Rero byarakomeje ibibazo bikomeza kuba ibibazo nkomeza gutekereza nkarebe se mfite urugo se mfite umugabo se arahari bimeze bite nkatekereza ngongera ngatekereza nkavuga nari kubundi binabivuyemo nakwigendeye ko Kigali nacuruza gututuntu tukagenda kandi nkatunga abana ko byagendaga gutya kandi nkabaho nabivuyemo. Urundi ruhande nkavuga ngo se sinaba mbaye umugore w'igishegabo avuga se nsohotse umugabo akabona ndagiye ntiyavuga ko ndi umugore w'inkunguzi. Ntegereza kuvuga ko kureba ko umugabo wanjye azangirira impuhwe ngo arebe ubuzima mbayemo kuri uwo musozi basa tugirira impuhwe cyangwa zigirira abana. Ndabitegereza ndabiheba ndende ubwo ntabyarira n'undi mwana wa 6. wa 6
muri iryo shuri n'ubundi akaza agatera inda agahita yisubirira i Kigali kandi ntazamuhamagara ngo igikoma cy'umwana, ntazamuhamagara ngo umwana tuzamwambika iki, ntazamuhamagara ngo nkeneye igitenge wapi, komeza wirwane. Mbese nabayeho sinzi ukuntu nanabisobanura, ariko ni ibintu utabona uko ubwira abantu. Kubyarana abana bangahe? Twaje kubyarana abana 8. Abana 8 muri izo nzira? Muri izo nzira. Agutera inda akagenda? Antera inda akagenda, mbivuyemo ndagiye, ejo akagaruka ndagarutse, akagaruka atagarutse ngo amfashe mu nshingano, akongera akagenda. Muza gutandukana gute rero? Niba mwaratandukanye cyangwa muracyari kumwe? Biracyameze gutyo? Hanyuma aho hantu nahabyariye umwana wa 6, maze kumubyara noneho ubuzima burankaranga pe, mbona abana banjye bagiye no kurwara bwaki. Ndavuga ntese ubu ko nkumbuye umugabo wanjye. Naramukumburaga Jera, naramukumburaga ariko nta burenganzira nari mfite bwo kumubona kandi ari uwanjye. Nabayeho mu buzima bwo gukumbura umugabo wanjye. Wamukumburaga gute utarakwereye urukundo na rimwe? Komera nito, komera. Uko byagenda kose umuntu mwabyaranye naje kumukumbura cyane, noneho numva ndamukumbuye cyane. Ndamuhamagara ndamubwira ngo turagukumbuye mu rugo. Iyo namukumburaga nabihererezaga ku bana, kugira ngo abana baragukumbuye. Akambwira ngo niba bankumbuye nyoherereza tike, kandi niwe wari uri i Kigali, ngo ngiye nimwoherereza tike. Utanakora? Nanakora. Aho yanyezezaga ibitangaza, akambwira ati humura nzagushingira boutique uzakora. Iyo myaka yose irindi irangira nta kintu namba atekerejeho ngo nkore. Bihita bintera ubukene bukomeye cyane, kugera ku rugero rw'uko nabonye abana banjye bagiye kurwara bwaki. Atekereza ndavuga nese noneho nkanatekereza ko mabaye n'ubundi ndi nka jyenyine. Ubundi numvaga nishimiye ko mbonye umugabo ufite famiye, ko jyena na famiye. Abo ntibazajya bamba hafi mbyare bansure, ariko n'ubundi narabyaraga nkabyimenyera. Nkajya kwa muganga nkazarinda mvayo nta n'umwe ngezeho. Ibyo ndabyakira. Abana banjye babayeho batazi famiye yabo kandi hari. Ndangize mbona no kuba hafi ya famiye ntacyo bimariye. Byaraguhungabanya gusa ahubwo. Banza utuze, Anita, banza utuze, sibyo? Banza utuze, ibyo byiza. Humeka utuze. Humeka utuze. Gutyo kabisa. Yego nuko. Yego. Nyine buriya ijoro riba ruwariraye Jera. Iyo washatse umugabo nta cyatuma utamukumbura. Naramukumbuye amajoro mbana maremare. Ndamukumbura nkumva nazi Kigali n'amaguru mvuye aho mu cyaro. Ariko namukumbura namubwira ngiye kuza n'amaguru ko kureba. Akambira tubwoza aho uzaba ugiye. Ati nizere ko atari giye uzabuje kureba. Umuntu wari umeze gutyo wamukumbura gute koko? Umuntu agufataga gutyo wamukumbura gute? Nyine hari ukuntu ibintu bikubaho ariko ukagerageza kugira ngo wimahoronize muri wowe, ukishakamo amahoro
kandi ari nta nayo ufite. Umugabo ukamukumbura koko? Njye umugabo wanjye naramukumbuye kenshi kuvana yemwe tunashakana, nakumburaga umugabo wanjye nkamubura, akanyereka ko nta naho duhuriye. Urwo rugamba ndagenda ndarubana, ndakomeza mpama hamwe, ariko nsenga Imana cyane, negera Imana, kuko hari igihe amajwi yanshukaga akambwira atari ku bundi buriya kubona ukiri na mutoya, none uretse n'amajwi yanansura nkanahura n'abantu bamwe bari bamaze kubibona ko mbabeshya ko nta mugabo mfite. Bamwe bakambwira batari ko kubeshya ko ufite umugabo, buri uramufite. Bamwe bakanyegera, abagabo bamwe batari ku bundi buriya nta kuntu twabikora muri ubu buryo, twajya tugufasha mu nshingano z'abariya bana, ko dukunda kuba ari wowe tubona wenyine, nta mugabo tubona, ubaho mu buhe buryo, bagashaka kunyinjirira, ariko nkabima amakuru. Ndifuza ko tugira ku musozo kugira ngo abantu bamenye ngo byaje kurangira gute Anita. Hanyuma naje gufata iyihuse, njye ubwanjye mva hahandi ntuye narindi ndahava nimuka muri Kigali nkuje gushakisha umugabo wanjye ko numvaga mushaka pe. Nukuri bambabarira abantu banteza amatwi, si ubundi burara, ariko numvaga mushaka ko mu gihe cyose nari maranye nawe nta gihe twabanye ngo mbone ko tubanye n'umugabo wanjye. Numvaga mushaka, nkumva ndashaka kubana n'umugabo wanjye, nkumva ndashaka kubona turi kumwe, nkumva nyine ndamushaka, ndamukeneye mu buzima, ndamukeneye. Nateruye abana rero, ndamuhamagara, ndabanza ndamubwira nti rero tuje i Kigali nje kukureba. Arambwira ati ubwo niba ari kwa so uze nyine, niba ufite inzu uze. Muri make we ntabwo yigeze ashaka kubaho mu buzima tubanye, agaragare ko ari kumwe n'umuryango cyangwa ari we ari mu muryango. Ya byabaye nka kwa kundi wenda nk'umugabo mbigereranye gutya, nk'uko umuntu yagira umuntu yinjiye mu buryo ki adashaka kugaragariza abantu, ako amufite yinjiye igihe runaka akagenda akamujyaho. Nabonaga rero ari nk'uwo mwuka asa naho afite wo kusa naho agaragara nk'umwinjira, kandi ari we papa w'abana banjye. Ubwo rero nateruye abana ndaza. Ubwo tugeze ku bana bangahe? Tugeze ku bana 6. 6? Yego. Nteruye b'abana banjye 2 nabyariye iyo, na 4 nagiye njyanye, ndabateruye turaza ko bajyaga bicara bakambaza ngo mbese papa yagiye nanjye nkabiburira ubusobanuro, ako nanjye nkumva ndambiwe no kubaho mu buzima abantu bose banyibazaho, noneho ndimo ndanasonza, ntacyo nungukiye aho nagiye, kuko nibyo nubashye umugabo njyana hashaka ko njya, ariko nta kintu nahungukiye. Mu myaka yose ndabibara nsanga aho kugira ngo ubuzima bujye mbere bwasubiye inyuma. Ndavuga nti rero turaje aho uri tubariho tubana, kuko aha wanze ko tuhabana, ubwo turaje tubana aho uri. Arambwira ati ubwo niba uteruye abo bana bazanye kwa so nyine bazane. Ubwo nabayeho ngira gutya ndaza, ndamubwira nti ndaje, turatega turaza, ndamubwira nti tugeze kuri Nyabarongo, yari afite telefone, akimara kumva ko tugeze muri Nyabugogo telefone ahita yikuraho. Ntago nari nzi ngo umuryango abamo n'uyu, kuko mu myaka yose namaze muri iyo filimi yankinaga ntago yigeze anankenera basi ngo ajya nkumbura, ambwira ati hari ukuntu umugabo ashobora kuba ari mu kazi ariko agakumbura umugore wakamubwira ati teguzi. Ntago ibyo byigeze bibaho, rero sinari nzi ngo araha muri uyu muryango. Bigenda bitubwo ngubwo nahise nshiduka ndimo nyina filimi yanjye n'abana mu mujyi wa Kigali. Urabyumva kurara hanze byabayeho, mpinduka nkaho ndi umugore w'ikirara. Mba hanze igihe cy'amezi 2 n'ibyumweru 2 ndara hanze n'abana. Mu gihe ndaraho hanze ntigeze nampamagara mbaza ati abana bacu bameze batese, muherereye henze mbarebe. Oya, ahubwo nyine yikomeresha ubuzima bwe, nanjye nkomeza ubuzima bwanjye, ariko nsengera umugabo wanjye, ngasenga nti Imana hindukiza umutima we basadukunde, hindukiza umutima wadukumbure, dore igihe cyari gishize tutabonana, none dore uko bigenze, ariko biranga. Rero ndashima Imana yaje kunkura aho hantu hanze,
ko numvaga ntazasubira inyuma aho ngaho kuko n'ubundi ntacyo nari nsizeyo cyatuma mpakumbura. Ubwo ndavuga nti reka maramaze, ubwo nkomeje ubuzima n'abana. Inyuma y'ayo mezi 2 n'igice Imana ingirira neza, mbona umutabazi unahamagaye kuri telefone mubwira ubuzima ndimo, anyoherereza amafaranga. Ayo mafaranga uwo muntu yanyoherereje mpitanya shakamo inzu. Nyashatsemo inzu, mpamagara umutware ndamubwira ese waje tukabana tuzajya tuba mu nzu ya twenyine nawe ubu kwawe? Arambwira ati rega ntago bishoboka, ati ntago byakunda. Rero nakomeje kwibana gutyo igihe kiza kugera, nihuse 2019 niho twongeye kubana n'umugabo. Turongera turabana, araza nsanga aho ngaho narindi nanone kumbaje kuntera indi nda ariyo ya 7. Amaze kuyintera nari maze kongera kwinjira mu bucuruzi. Uramwemerera? Uriya rero waramushakaga ko buri ikintu Imana yagambiriye, erega naramushakaga kandi ikintu yagambiriye Imana iba yaragambiriye ko kizakubaho ntaho wagihungira. Iby'Imana teto byibure. Umutima wumvaga ukwishyuza umugabo nubwo yagukomerekeje gutyo, muri uwo mwaka kumvura kwishyuza umugabo. Uyu umubiri urumva ndiyo ngiyo wanyishyuzaga umugabo ndetse cyane ariko ngeze inaha bya bindi ninjiyemo byayo mezi 2 n'igice ndi jyenyine, nahise mbwira Imana nti Imana gira uko bigenza basi kugira ngo uyu mubiri buri umubiri rero ni Imana iwuyobora, irawutegeka birakunda kuko nabonye ko nari mfitiye gushaka watanshaka. Urugamba rw'umubiri rero rwo Imana yaje kubikemura, iraruntsindira kugira ngo nkomeze ubuzima, yararunsindiye. Hanyuma ndangije ubwo yaraje wubwe aza ariko amaze gukubitikana none ansanga ahantu nabaga, turakomeje ubuzima turabanye, anteye inda arongera aragenda. Noneho yagiye nabyaye, mvuye kwa muganga kubyara ku Muhima. Ubwo ntabwo ari byiteze, abahamya barahari. Ntabwo ari byiteze ko agomba kugenda. Oya numvaga ko ahari, numvaga ko ahari. Mu bana bose 6 wagezemo wa 7, umvaga ko wa 7 ariwo atazagenda? Numvaga ko ahari. Okay, ikomereza. Nuko numvaga ko ahari kubera utuntu yazaga ambwira tw'utugambo ukuntu, nyuma yo gukubitikira hanze akaza ambwira utuntu tw'uburyarya, nkabona ko ahari. Nge sinigeze mutekerezaho ikintu kibi. Nuko noneho mvuye kubyara uwo mwana, maze kumubyara uwa 7 navuye kubyara, noneho nkigera mu rugo yarazinze aragenda. Mvuye kubyara siga mu nzu itagira ikintu, ansiga mu nzu tugezemo amezi ngaha itishyuwe, asiga abwiriye nyine tuzamusohokerane n'abana be bongere basubire inyuma iyo bavuye, kuko baje kumbera itesha mutwe muri uyu mujyi wa Kigali. Yirinza mbere ifura ntiyakora icyo kintu, gusa arakimbwira, arambwira ati nuko umugabo wawe yasize ambwiye ko nzagusohora mu nzu. Ubuzima narabukomeje, noneho n'abana bagera ubwo bambwira bati rero mama ibi bintu, noneho bari bamaze kumenya ubwenge, abana bacu bamaze kumenya ubwenge. Ubwo urumva twari dufite abana, harabigaga muri segonderi, bigaga baba muri boarding, biba ngombwa ko nabo baza muri vacances, baje basanga mfite uruhinja, papa wabo ntawe uhari. Barambwira bati mama wakomeje kuduhisha ibintu, ariko tumaze kubibona ko we na papa bitigeze bihura. Ubuzima wakunze kubamo tumaze kumenya ubwenge, turiho turabibona. Bamaze gukura, abana baraza bicara aho ngaho, ndongera nsubira mu tuntu, ndangura utundi tuntu, noneho nkajya mbasigira uruhinja, nkajya gushaka ibyo kurya byabo. Abana baramfasha, igihe kiza kuzagera rero arongera aragaruka. Aragarutse umwana wacu. Ibintu hari igihe mbivuga abantu bakumva mbateye umujinya, n'ukuri mu mbabarire, kuko nanjye ubwanjye kubivuga bintera, n'ukuri mu mbabarire, ubwenge buza nyine ubujiji buhisi. Mu mbabarire, haraho nabayinjiji ndetse birenze. Mu mbabarire umuntu wese uri kunyumva mbabarire. Warakunze koko? Niba urukundo umwana 7 avutse aragenda, aza kongera kugarukana none, agaruka umwana agize amezi 9, yantaye nabyaye. Bahati dusoza
aha hanyuma aragaruka umwana yaragize amezi 9 umwana amaze kugira amezi 9 ari bwagarutse arongera nanone antera inda yanda noneho ya 8 noneho kuri yanda atangira kugaragaza kamere aravuga ati ubu noneho naje nje kamere se kuva ku nda ya mbere kugeza ku 8 igihe uko nabyumvise yagaragaza kamere idasanzwe ahubwo noneho rero yaranyihishuriye wese arambwira ati ubu noneho naje nje ati ubu naje nje ati naje nje ati ubu ngubu ati nje guhangana nawe se uje guhangana nanjye mu buhe buryo atangira kujya ateza intambara anyisangiye mu icumba aho nibereye none atangiye kujya ateza intambara urusaku yaho ncumbitse atangiye kujya ateza intambara akatangira kurwana n'abana agatangira kiyenza ku bana ibi byana ubundi byarezwe na nyina ibi byana bimeze gutyo none bikaba bombori no hanze urusaku rukahagera kandi mu by'ukuri nubwo nari ndi muri iryo cumbi nari naramuhishiriye nta muntu wabaga azi ko yantaye ariko noneho azaje gutwikurura kugira ngo ubuzima bujye hanze ibintu byose bimenyekane n'ibyo je nari narahishe nagize ubwiru waratwikurura bishyira hanze ubwo rero biburusaku atangira kujya afatana n'abana bakarwana baba bararwanye ubwo kuri yanda none hatangira kumfata kankubita arambwira ati rero atubona bo ntibabonye ko papa ari mubi bagatangiye bakamukubita hoya ntabwo bo ubwabo bigeze bagira umutima wo kuba bamukubita ariko kuko yarwanye nabo bituma bafatana bose barafatana noneho arangije ubwo umugabo wanjye arifata aravuga ati rero atubu naje nje atubu kugaruka kwanjye nagarutse narabibazi atubu noneho sinzongera kugenda ukunda atahubwo ubu nzasohoka hano njya muri gereza kurya ibigori ati cyanzanye ni kimwe nintakwica uzanyica ati ubu nzasohoka njya muri gereza kurya ibigori ati kuko doraho nahereye ngo ndagiye nyamara yagendaga ari we wijyanye ntabwo yagendaga kuko mu bwengo je yanagusangaga ahubwo iwawe yansangaga ahantu ncumbitse nkamwakira ubwo rero nuko arangije atangira kurwana nibwo yankubitiye kuri iyo nda y'uwo mwana amfukamaho amfukama hano ku buryo kunda amfukamaho aribwo yavugaga ati ijambo ryanjye nakoze ibishoboka byose mbona ntibikunze ariko noneho irya nyuma nuko uzajya muri gereza nkarya ibigori abana baba barabyumvise ubwo zanu byahereye bari bamaze gukura abana baba barabyumvise bamaze kubyumva ubwo abateje intambara je nawe turi mu cyumba abaratangiye aravuga ati nubundi ataba abana bagiye unabyara ati sinanamenya niba arabanjye ati ubundi nyina w'abana ni umenya se atangira kunyerurira ko nakoze uburaya kirambabaza nekereza ukuntu wamukunze sha mwifuza avuze icyo kintu numva ndababaye noneho nanjye njya muri kamere ndamubwira niko burya ibintu byose wagiye unkorera no kumpima kose wampimaga ubyitirira ko abana atarabawe aterega burya nire filime amaze gukina hari kuwa kabiri ati niwe bakinnye bari bakinnye filime witwa Muhire ngo n'umugore babyaranye ukuntu ngo babyara umwana witwa Shema ariko Muhire yari inshuti y'undi muntu barabyarana iyo filime iyo kinamico ibaye ahita atangira nanjye arankina ngo nige bakinnye bitanumva rankomerekeje burundu uzukono wiyimye nta undi mugabo ntawo n'ukuri pe n'ukuri jera hari ukuntu umuntu nyine tuza hano tukiyita batagatifu kandi dufite ibindi bintu dukenyereyeho ngiwe ubwanjye n'Imana yanjye ninge tuziranye sibyo nta wundi mugabo kuko iyo nza kwiha abandi bagabo mba naremereye barya bambwiraga bati tugufashe muri ubu buryo simba narabaye nk'utorotse ngo nze niruka ngiye guhiga umugabo mba narahamye hamwe ngakora buriya buraya kandi ntiyari no kubimenya nari kubikora kandi ntabimenye kuko ntiyabaga hari hanyuma naramukunze wenyine anyereka ko atabirimo nza kubaka urugo ariko anyereka ko we byo kubaka bitamurimo nshiduka urugo ndi kurwiyubakana ubwo rero iryo joro ryabaye ijoro ribi bituma abaturage baza baratwikurura naje kubabazwa cyane nuko abantu banyinjiriye mu cyumba binjira mu cyumba kubw'intambara y'umugabo utarumaze kangahe mu rugo waruje azanywe n'uwo mugambi nuko abantu barasa baradukiza aho basanga nyine byaba
byabaye ukuntu abana baje kunkiza biramubabaza bafata barya inzara nabo bamurya inzara ahita avuga atumva tubumbonye igihamya cyo kujya kwerekana yuko mwanize mwebwe we n'abana bawe. Ubwo rero byagenze gutyo umugabo aravuga ati n'ubundi sinjya nshaka kubana namwe, ati muri stress ntago njya shaka kubikoza, iyo nibana ubwanjye bimpa amahoro. Se yongera se wizana se niwe wizanaga nuko ahita yongera aragenda, ariko agenda duteje abantu, agenda dushyize hanze, agenda abantu batwose kandi twari twibereyeho mu buzima abantu batabasha kumenya. Nyine babonaga kwaje rimwe na rimwe, bamwe bakaba bazi ko mfite umugabo w'umusirikari kuko sinakundaga kuvuga amakuru yanjye y'urugo. Nuko nyine ubwo abishyira hanze byose, guhera ku itangira bishyira hanze, ansebereza abana birambabaza. Nuko nyine biza kurangira avuze ati rero ubwo arabyivugira, aravuga ati burya ati n'ubundi igihe Imana yari yaragennye ko tuzamarana, igihe Imana yari yaragennye ko nzamarana nawe cyamaze kurangira, komeza ubuzima bwawe nkomeza ubwanjye. mutandukana gutyo. Nuko byaje kugenda ajya mu buzima bwe, imyaka 5 irarangiye, agusigira abana nkomezanya abana, ni njye se w'abana nkaba nyina wabo, abana 8 n'uyu munsi je mu mujyi wa Kigali. N'uyu munsi ntabwo arongera kugaruka mu buzima bwawe, nizere ko atarongera. Oya kuko yaza kugaruka mba narabyaye abandi 2, banarabyaye 2 cyangwa 3, ntago yongeye kugaruka. Wijambo yivugiye yarivuze nk'umugabo waritekerejeho, mvuye mu buzima bwawe, igihe nari naragennye kubana nawe kirarangiye, komezanya n'urubyaro rwawe, nanjye ngiye komeza ubuzima bwawe. Bivuze ngo n'urubyaro rwawe we nta ruhare, n'urubyaro rwanjye, kuko n'ubundi no kuva ku mukuru kugeza ku muto kuko babaye urubyaro rwanjye. N'uyu munsi papa ntabwo aragaruka. Mujye muhura se? Guhura dushobora guhura, agatambuka gutya akanyura nka hariya nanjye nkanyura hariya, ntanasuzanye n'abana. Hanyuma naje kujya muhamagara ndamubwira ariko wagiye usura abana ugasuhuza abana basi bakabona yuko utazanavuga ngo naguciye ku bana bawe, bakabona kuriho cyane nk'utwo dutoya turaho tuba tuvuga papa. Birababaza birababaza ibi bintu mw'abantu mwe bantu b'Imana. Ndumva nabwira umuntu wese kujya yinjira mu mushinga yabanje gutegura, umushinga wo kubaka ukabanza ukawutegura, ukabuzi ngo nzihanganiriza intambara nzahura nazo ariko nzazihagararamo neza, niba ari ukubyara tuzafatanya kurera abana, ariko gera guteraganwa birababaza. Umwana mukuru angana gute? Umwana mukuru agize imyaka 24. 24? Wamubyaye uri muto cyane ariko. Mubyaye ndi muto. Niba atari banga ufite imyaka ingahe? Imyaka 43. Ugiye kuyinjiramo. Yego. Umutoya angana gute? Umutoya afite imyaka 5. Imyaka 5. Ubu se naramuka agarutse akakubwira ati narihanye kwa kundi yabikoraga buri gihe, paka mubyaranye abana 8. Kera cyo kintu nakivuze mu nda haranje, kankubwiza ukuri. Namugiriye imbabazi ntiyaziha agaciro, naramwubashye ntiyabiha agaciro. Jera noneho nkwerurire nkubwire ngo ubuzima nabayemo ubu nabaye niba ari nk'ikihebe. Nasengeye ko muzinukwa byarakunze, naramuzinutswe. Hakuna tubwira ko wajye gumukumbura, umutima ukamukumbura, umubiri ukamukumbura, ntibyakugoye? Byarangoye ariko ubu nariyakiriye, ntago nkimukumbura kuko uriya iyo ubaye mu nshingano za wenyine cyane bikuzinura uwo mu bana.
birumvikana bikuzinura uwo mwabanye ndetse ni n'ikintu gishobora gutuma mutandukana kubera ko akwinjiza mu kibuga cya wenyine ukikina na wenyine. Gerard biragoye kuba muri abo bana bose. Abana bakeneye kurya, bakeneye kwambara, bakeneye aho kuba, bakeneye kwiga. Urumva kugira ngo bagende bisunika mu myigire byansabye gutekereza cyane. Kubaho mu buzima bwo gutekereza ha babiri rero kandi utaranapfakaye ni ikintu gitera ihungabana. Ubayeho gute se batunze gute biga bati? Jera noneho nakunze no kwihagararaho sinkunde kuba nagaragariza umuntu ikibazo mfite, ariko noneho ubu pe nukuri nabayeho muri ubwo buzima. Abantu bamvaho, abantu baranyanga, bamwe bati wanjijiwe, wakigoryiwe, inshuta nsanganye nazo zigahita zincikaho ziturinjiji, nubundi twakugendereraga muri ubu buryo tugira ngo tukube hafi kuko umugabo adahari, yagaruka bakigendera bose baturinjiji, ugiye kongera utwite kuko ngatwita igikoma. Nibo bakinzaniraga. Shimire n'abantu banyitayeho. Ndimo ndakubaza ubu ngubu bayeho gute? Mbayeho nabi. Reka dusoze. Ndashaka kumenya umuntu ushaka kugufasha kuri iki kiganiro, wenda niba hari uzagira umutima akabona yifuza gufasha Anita, ace mu nzira, ace kuri nimero ya telefone. Cera mbayeho nabi. Mbayeho nabi, mfite ubwoba bw'ubuzima. Noneho mfite ubwoba ko kugeza kuri uyu munsi jewe ubwo abandi bagenda bakabona inzu, ukava mu nzu ukabona indi, jewe nta wemerewe kumpa inzu. Mfite ubwoba kubw'umuryango mfite, aho ngeze baranyirukana, aho ngeze bakanteragana bati reka mwatwuzuriza tuwarete nimugende genda n'abantu bawe. Rero mfite ubwoba kuko aho nakuraga ikibatunga ibyo byamaze kusa naho birangiye. Ubundi ho mu buzima bugoye, ndiho mu buzima bubi, abana barashonje. Vuga akanimero ka telefone kawe. Nimero ya telefone rero mu by'ukuri ko dukoresha kugira ngo bazakuboneho ni hari umuntu wifuza kugufasha. Ni ukuri Imana yo mu ijuru imfashe basi nubwo yaba umuntu umwe mu buzima nkabona ko ntari jyenyine. Yisome vuba. Nimero ya telefone bashobora kubabagaraho ni 07 52 58 45 Vuga izina rimwe ry'ikinyarwanda yanditseho. Niyo mufasha. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri NIBA Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka coffee cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9. Umva iyi nkuru